Hari umudugudu munini cyane kandi mwiza weraga, umudugudu wari uteye amabengeza, ufite ibiyaga, imigezi ndetse n'ibindi bibereye ijisho ku buryo umuntu yari yakwishimira kubireba. Ariko uwo mudugudu kugira ngo uwugeremo byasabaga kunyura mu ishyamba rinini cyane kandi ishyamba riteye ubwoba, ku buryo abantu batatinyukaga kurinyuramo kugira ngo bajye muri wa mudugudu. Abatuye muri uwo mudugudu bari barasa naho bari ku ruhande cyangwa biyizoye kubera uburyo guhahirana n'abandi unyuze muri rya shyamba bitashobokaga. Abantu bose batinyaga kunyura muri iryo shyamba ndetse ryari riteye ubwoba, ririmo inyamaswa z'inkazi ndetse rifatiranye cyane, ryegeranye kurinyuramo byari bigoranye. Imyaka yaragiye indi iraza, abantu batuye mu mudugudu wari ukwawo biberaho gutyo muri ubwo buzima bwabo, ndetse abantu baturutse mu mujyi bakabura uburyo bahagera. Benshi bagiraga ubwoba bwo gutinya ko bakwambuka iryo shyamba. Ariko umunsi umwe ingamiya imwe yiyemeje kuryambuka ikajya hakurya kureba ikiri hakurya y'ishyamba. Ingamiya yavuye mu mujyi mu gitondo cya kare, irashogoshera yinjira rya shyamba, irakomeza iragenda ikubita hepfo ruguru hirya no hino, ariko ku bw'amahirwe iza gutunguka muri wa mudugudu. Abantu barayibonye barayishungera ndetse baranayitangarira uburyo yageze muri uwo mudugudu, kuko yagaragaraga ko yaturutse mu mujyi kandi n'uburyo yari imeze yari itandukanye n'uburyo yaba iturutse muri iryo shyamba. Byagaragaraga ko yakoze urugendo rurerure iturutse mu mujyi. Abantu bibajije uburyo yatinyutse iryo shyamba ndetse ikarinyuramo nta n'icyago ihuye nacyo. Abantu rero batangiye gutekereza kabiri. Mu minsi yakurikiyeho imbwa nazo zumvaga zari aho hafi, zafashe umwanzuro wo gukurikira uburari bwa ya ngamiya aho yagiye ikandagira, nazo zikagera mu mujyi. Dore ko imbwa burya zikundira ahantu hari abantu benshi, abantu bakunda guta imyanda, abantu bakunda kubaga ndetse n'ibindi bitandukanye, kandi mu mujyi ibyo bintu bijya bihabura. Imbwa nazo zarazindutse mu gitondo cya kare, zirashogoshera zigenda zinukiriza zinakurikira uburari bwa ya ngamiya aho yagiye inyura. Zaragiye rwose ziza kugera mu mujyi neza neza aho ya ngamiya yanyuze, aho ari naho nazo zinyura. Byarakomeje, inyamaswa zose zitangira kunyura ubwo burari ndetse inzira iza kuba ngari, n'uburari bw'inzira butangira kugaragara kubera ko zagendaga zihakandagira ari nyinshi. Ntibikeye kabiri, abantu nabo baje kubona ko burya bishoboka kuba bava muri wa mudugudu bakajya no mu mujyi, ndetse n'abanyamujyi batangiye gutembera bagera muri wa mudugudu kwirebera ibyiza bya wa mudugudu nyine. Dore ko uwo mudugudu wari urimo ibyiza biwuzengurutse, harimo imigezi myiza, harimo ibyatsi utarebana ahandi hose, harimo indabo nziza zibereye ijisho. Imyubakire y'abaturage bo muri uwo mudugudu yari ibereye ijisho ku buryo wari umudugudu mwiza wo gusura ndetse no guhafatira igihe kirekire, wari uhumeka akuka keza uri muri uwo mudugudu. Byarakomeje, yanzirije kugaragara ndetse abantu bayinyuramo ibinyacumi by'imyaka bayimenyereza. Umunsi umwe leta yaje gufata umwanzuro wo kubaka umuhanda wahuzaga wa mudugudu ndetse no mu mujyi. Umwenjeniyeri mukuru yaraje asura iyo nzira ndetse arayiga neza, baranayipima mu buryo bwiza. Bageze muri uwo mudugudu batangira kuganiriza abantu batuye muri uwo mudugudu. Umukuru w'umudugudu cyangwa village chief yaganiriye na enjeniyeri, aramubaza ati ese iyi nzira yaciwe ite, ninde watangije kunyura muri iyi nzira bwa mbere? Umukuru w'umudugudu yashubije enjeniyeri atarega iyi nzira ni ingamiya bwa mbere yahanyuze ndetse n'izindi nyamaswa zigenda zikurikira, n'abantu tuza kuyadukira gutyo. Amubwira inzira n'amateka yayo n'uburyo yashinzwe ndetse n'uburyo abantu batinyaga kuyinyuramo. Arangije aratangara ati reka rero, ati burya nari nakabitekereje, ati ko iyi nzira yaciwe n'ingamiya. Ati rero buriya mwakoze ikosa, hari inzira ya hafi kandi yoroshye twabonye ishobora kuva muri uwo mudugudu ikagera mu mujyi ukoresha igihe gitoya cyane bitagusabye kuzenguruka. Iriya nzira yaciwe n'ingamiya no kuzenguruka ugakora ibirometero byinshi cyane bitari ngombwa, ariko unyuze muri iyi nzira tugiye kukubakorera, inzira twavumbuye, ni igihe gito cyane ukaba ugeze mu mujyi aho bitanagutwaye n'iminota 30 mu gihe bigusaba kugenda amasaha 4. Umugabo yarumiwe n'abaturage bose bo muri uwo mudugudu barumiwe, bibaza uburyo ndetse batangira no kwicuza impamvu
batagerageje gushaka inzira yabo ya hafi kugira ngo banyuremo bagere mu mujyi, ahubwo bagakurikira inzira y'ingamiya yaciwe n'ingamiya n'imbwa ndetse n'izindi nyamaswa zayinyuraga zijya kwishakira amaramuko ndetse n'ibyo kurya mu mujyi. Burya mu buzima bwa muntu, iyo wihaye kugendera mu nzira z'abandi bantu, nta kabuza urayoba ndetse ukanayobagurika cyane, ukayoberwa iyo ujya, ukayoberwa icyo ukora ndetse ukibura burundu. Ariko iyo wiremeye inzira zawe, burya izi nzira zawe ni wowe uzizi ndetse nta kabuza uzagera ku ntsinzi. Ibanga ryo kugera ku ntsinzi no guhora utsinda ni ukwiremera amayira, ukayiremera aho atari, ukayiremera aho adasanzwe, kandi ukirinda kwigana iby'abandi no kunyura inzira abandi banyuzemo, kuko burya nibo bazi uburyo bayinyuzemo ndetse nibo bazi n'uburyo bagombaga kuyinyuramo ndetse n'ibyo bari barapanze gukora mu buzima bwabo. Ntukarebe ikintu ngo ukigane, ahubwo ujye ugerageza kurema, ureme icyawe gishya ndetse ugikurikire, ukigirire umugambi ndetse wige no guhanga inzira zawe uri kwiganiza abandi. Nukora ibyo nta kabuza uzatsinda kandi uzahora ku ntsinzi. Intsinzi izahora mu maboko yawe kandi byose uzabigeraho nta kabuza, byose bizakubera amaramo yo kubigeraho. Ikosa abantu benshi bakora burya ni uko bashaka gukora kwigana nk'ibyo runaka akora, niba umuntu akora ibintu runaka akaba ari byo nabo bakora. Ibyo nta kabuza uzatsindwa nubigerageza, kuko wa muntu wabitangije hari aho amaze kugera n'aho amaze kubigeza, ndetse hari n'uburyo yabitangiye n'intego yari afite. Kubera icyo utagira intego yawe ku gitekerezo kiza mu mutwe wawe ari ubuntu ntawe ukigura. Tekereza inzira yawe, tekereza ibyo wakora bishya, tekereza ibyo wakora bigakemura ikibazo kiri mu bantu bagukikije. Nuzana igisubizo nta kabuza uzatsinda. Iryo ni ryo banga ryo gutsinda. Uri kuri Kanguka Rwanda, kora subscribe, share ndetse uzajya usangiza nimero zacu n'izi video zacu zigisha abandi bantu mubana, inshuti zawe, abavandimwe n'abandi bose. Mugire ubuzima bwiza.